Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Nk'uko mubizi amazina yanjye nitwa Florier Musabyimana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana ibice byaho 3, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3. Dusome duhereye ku murongo waho wa 16 n'uwa 17. Bibiliya iratubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umurongo wa 17, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Bibiliya itubwiye amagambo afite ibice bigera muri 3. Igice cya mbere ni urukundo, igice cya kabiri ni impamvu yarwo, igice cya gatatu ni ibikorwa by'urukundo. Abantu benshi muri iyi si mu buzima dusanzwemo buri normali busanzwe, abantu bagira urukundo ariko ntibarugaragaze. Abandi bagira urukundo rudafite impamvu. Ubwira umuntu uti kuki ukunda kanaka, ati ngiye gusa numva mwikundiye, ariko washaka impamvu yabyo ukayibura. Rero Imana yo yakunze abantu, kandi impamvu yabakunze nuko abantu bari bafite akaga kabari imbere kabategereje, kandi urwo rukundo ntabwo rwajyaga kugira icyo rukemura hatabayeho ibikorwa. Niyo mpamvu yatanze. Bibiliya rero itweretse ko Imana yatanze umwana. Ese wakwibaza ngo kuki Imana yatanze umwana? Yari ibuze ibindi biguzi yatanga? Yari ibuze ikindi yakora? Ariko ndagira ngo mbabwire ngo n'abantu mw'iyi si hari impamvu dusenga. Ntabwo ari uko twicecekeye bitakunda, ntabwo ari uko witurije bitakunda. Hari impamvu utanga. Si uko udatanze hari ibyakwangirika, ahubwo gutanga ni inyungu kuri wowe. Impamvu ya mbere Yesu cyangwa se Imana yatanze umwana, impamvu ya mbere nuko yashakaga gucungura umuntu, yashakaga kuvana umuntu mu kaga. Buriya biroroshye gusenga, biroroshye gutanga, biroroshye gukorera Imana, ariko iyo udafite impamvu iri gutuma ubikora ntabwo birangiza, ntabwo urugendo rurangira. Ariko Imana yo yari ifite impamvu kwari ukugira ngo umuntu uri mu kaga akavemo. Uwo muntu uri mu kaga yari inde? Uwo muntu uri mu kaga yari njyewe, yari wowe. Twari turi mu kaga. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo twari dupfuye turi mu isi tudafite Imana rurema, ariko Imana umubyeyi w'imbabazi, umurengezi w'abantu, araza araducungura. Rero ndagira ngo mbabwire ngo uku gutanga hari impamvu Imana yatanze umwana. Yari ibonye ko ngo ibitambo bisanzwe bitabashije gucungura umuntu kugira ngo agire agakiza gakwiriye, kandi yari ishatse kwerekana ko urukundo rugaragazwa n'ibintu bikomeye. Ntabwo urukundo rugaragazwa n'amagambo gusa, ntabwo urukundo rugaragazwa n'ibyo utekereza, ahubwo urukundo rugaragazwa n'ibikorwa na resultat final y'ibiri mu bitekerezo. Niyo mpamvu gutekerereza umuntu neza cyangwa nabi nta ngaruka byamugiraho. Ingaruka ziba iyo uvanye bya bitekerezo mu mutwe ukabishyira mu bikorwa.
rero n'Imana yagombaga kuvana urukundo mu bitekerezo byayo ikashyira mu bikorwa kugira ngo umuntu abashe kubaho. Yari yarabanje gutekereza inuma n'ibindi bitambo, ariko iza kubona ko ikwiye gutamba igitambo gihoraho, ari we Kristo. Bibiliya iratubwiye ngo Imana yakunze abari mu isi cyane. Iri jambo cyane sinzi wenda abasoma izindi Bibiliya z'izindi ndimi uko barivuga, ariko ni ukuvuga ngo urukundo rugira ibyiciro. Rugira ibyiciro, hari urukundo ruke, hari urukundo rwinshi, hari urukundo ruringaniye, hari urukundo rudafatika, hari urukundo rudafite agaciro. Ariko urukundo rufite agaciro ni urukundo rukora igikorwa kikarangira. Uru rero rwagaragaye muri Kristo. Bibiliya niyo mpamvu yavuze ngo umuntu udakunda mwene se ntabwo ashobora kubasha gukunda Imana. Kubera iki? Kubera ko urukundo ni ikintu kigaragarira mu bikorwa ukorera mwene so. Ahangaha niho nashaka kugira ngo tuganire neza bene data. Bibiliya iratubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Iyo ni impamvu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Irimbuka ryari riri imbere. Mu by'ukuri abantu benshi barakundana bakagendana, ariko ukabona mwene so inzara imutsinze ku nzira, abana babirukanye muri minerivare, inzu bayimuterejeho cyamunara, ufite icyo wakora ukajya umusengera uvuga ngo wihangane. Aho rero Bibiliya iravuga ngo nubwo wavuga indimi nk'iz'abamarayika ariko ntugire urukundo, ntacyo biba bivuze. Aha rero Yesu, Imana ubwayo, yashaka kwigisha abantu urukundo icyo ari cyo n'icyo rumaze. Ndagira ngo nkubwire ngo urukundo ukunda abantu nta kintu na kimwe rwaba rubamariye igihe cyose rutaragira ikibazo rubakemurira mu byo bafite. Ikireka ngisubiremo, niba ukunda umuntu ukavuga uti uyu nge ndamukunda, ariko mu bikorwa byawe by'umunsi ku munsi ukaba nta kintu na kimwe ukora kugira ngo kigire icyo kimumarira, kimuvana ahantu kimugeza ahandi, urwo rukundo nushake ntuzongere kururirimba, kuko uwo muntu ntacyo rumumariye, kandi nawe urufite ntacyo rukunguye, kuko umumaro w'urukundo ni ugukemura ibibazo. Ubundi Bibiliya impamvu yarutishije urukundo ibindi byose ni uko yari izi ko urukundo rukemura ibibazo. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu waguhemukiye, iyo umuhase urukundo, imbabazi z'Uwiteka zimuzaho, akabohorwa n'urukundo rwawe, agakizwa n'urukundo rwawe. Ariko iyo umuboshye ararimbuka ararimbuka, azira ibyo yakoze bibi, ariko nawe ntacyo uba umumariye. Ahubwo Bibiliya ikitweretse, iratubwiye ngo impamvu Imana yakunze abari mu isi igatanga umwana, kwari ukugira ngo uwizera uwo mwana atarimbuka, kwari ukugira ngo ubone igitambo kimutanzweho akumva gihagije, bihwane no gukira. Uwumva igitambo cyatanzwe gihagije bingana no gukira. Ndagira ngo nkubwire ngo ibikorwa byawe bizakiza uwo bigomba gukiza, ari uko nawe ubipima ukumva ko ari ibikorwa bihagije mu kibazo arimo. Ikireka ngisubiremo, ntushobora na rimwe kujya mu ijuru, ntushobora kubona ubugingo igihe ibikorwa byawe bitakoranywe urukundo, igihe ibikorwa byawe bitasuzumwe ngo bigaragare ko biri guhitinga, biri gukemura ikibazo cyatumye urwo rukundo ruza. Urukundo ruzanwa n'impamvu, ruza rufite ibintu ruje gukemura, kandi iyo rutabikemuye ntabwo ruba rwuzuye. Urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose. Ibyo ntabwo nirirwa mbisoma ariko cyangwa ngo tubitindeho, ariko icyo nshaka kubabwira muri uyu murongo, muri ubu butumwa Yohana yanditse, yavugaga neza ko urukundo Yesu yadukunze rwagiraga ngo umwizera atarimbuka,
natwe rero uwizera uwo mwana agera ikirenge mu cye, akora nk'ibyo yakoraga, ni nacyo cyonyine gishobora kugaragaza ko uri uwizera Kristo, uri umwana w'Imana, nuko ukora ibigira icyo bikemura kuri sosiyete irimo abantu bari mu kaga, bari kurimbuka, bari gupfa, bari kuzira ibyo barimo bibi, ukaboneka nk'igisubizo cy'ibibazo, kandi bikagaragara. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye kubwira ijambo. Iri jambo wanditse kwari ukugira ngo tukwigane. Natwe hari ibyo twakora bikagaragaza urukundo, ariko tutabikoze urukundo ntarwo. Dushoboze twebwe abumvira ijambo kugira ngo bitugireho umumaro rukwiye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.